nibyo twamaze kugera ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Ni ukwezi kwa nyuma gusoza uyu mwaka rero w'ibihumbi 2025, aho mu by'ukuri tugiye kongera rero kwicara imbere y'izi mikoro za Region Info hamwe namwe, tukaba mu by'ukuri twarambura izi page tukabasha gutera akajisho iyo irwota amasimbi, tugakura tukareba uko byari byifashe. Ibihugu ngo byaje guterana amagambo ni u Rwanda, ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na Amerika, ni Burundi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byari byitabiriye inama ikomeye cyane, inama y'amateka. Navuga ko ari imwe mu nama zikomeye cyane zerekeje uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'ikibazo cy'impinduka ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaba ku ruhande rw'u Rwanda hari ibyo uhagarariye u Rwanda muri iyi nama yatangaje, uhagarariye Amerika yatangaje, uhagarariye Burundi yatangaje ndetse n'uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi nama. Ibyo byose byagiye bitangazwa rero nibyo byabaye mu by'ukuri impamvu y'ibyo tugiye kuvuga kugeza kuri iyi saha cyangwa se kuri uyu munota. Ibyavuzwe n'ubundi byashingiye ku mirwano imaze iminsi ba ku masezerano yerutse gusinywa ndetse no kucyo ibihugu bimwe bishinja ibindi ndetse n'ibihugu byiregura. Ubwo ndavuga n'ubundi ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose tugiye kuba twabirebaho, tugiye kuba twabigarukaho turebe uko byari byifashe. Gusa kuri inshuro amakuru atugeraho aravuga yuko bitari byoroshye abe na gato. Turaza kwifashisha rero inyandiko zamwe mu bitangazamakuru byakurikiranaga akantu ku kandi ibyavugirwaga muri iyi nama. Turifashisha inyandiko y'igitangazamakuru cyangwa se ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yagarutse rero ku byaranze iyi nama. Turaza kureba icyo Radio Okapi iterwa inkunga n'ubundi n'uyu muryango yavuze, turebe icyo yagaragaje ku byaranzwe muri iyi nama. Ni byinshi ariko unyemerere tubigarukeho. Hanyuma rero ku bantu mudukurikirana, ku bantu tubana no kuri Region Info umunsi ku wundi ariko mukaba mudakanda subscribe cyangwa se mutarakora kura ku kabuto gatukura cyangwa se s'abone, ndagira ngo mabwire ko iki nicyo gihe ndetse ni nako kanya kugira ngo mubikore, hanyuma ubundi dukomeze tubana, dukomeze kurushaho kugenda tubana. Ikindi kintu ngenda mbabwira umunsi kundi ngenda mbasaba ku bantu mukurikirana ibigano n'amakuru tubagezaho abari iby'agaciro ko mwakanda like cyangwa se mukaba mwasharinga bikagera ku nshuti n'abavandimwe, ariko by'umwihariko bitabaye ibyo kanda like twikomereze. Igitekerezo, inyunganizi, ikibazo ndetse mu by'ukuri ubujyanama byose uraza kubishyira muri group Prito, uraza kubishyira muri comment. Hanyuma ku bashaka kujya muri group yacu ya WhatsApp urareba munsi muri comment n'ubundi urebe link twagushyiremo ya mbere. Niyo link yonyine imwe rukumbi ishobora kukugeza muri group yacu ya WhatsApp mu by'ukuri, hanyuma tukarushaho kugenda twaguka kandi twagura ibikorwa. Ni mu gihe kandi nkangurira abantu kuza gukanda subscribe nanone kuri Umubano Plus kugira ngo turusheho kugenda mu by'ukuri twagura ibikorwa nk'uko ndimo ngenda mbibabwira. Rero ubwo muze gufyondaho cyangwa se muze gukanda aho mu kande subscribe, biroroshye cyane kuyibona. Uraza kujya kuri chaîne yacu muri community cyangwa se aho twayipininze, uraza guhita uyibona hanyuma ukande aho subscribe. Nagutinda rero reka turebe uko byari byifashe ku wa gatanu ku munsi w'ejo. Byari kuwa gatanu ku itariki 12 ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Impamvu gomeje kugaruka ku matariki nuko mu by'ukuri ibi bisa nk'amatariki y'ingenzi cyane y'ikindi kintu gikomeye cyongeye kubaho mu mateka y'isi. Nibwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gushinja u Rwanda guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kandi nanone ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikaba zibangamiye ibikorwa bya Perezida Donald Trump byo kugarura amahoro. Ikindi u Rwanda rukaba rwahakanye gushyigikira inyeshyamba zo mutwe wa 23. Ni mu gihe igisirikare Prito Burundi bwagaragaje ko butazakomeza kwihanganira cyangwa se butaza gukomeza kwihanganira ibitero birimo bigabwa hariya muri biriya bice. Ni umuryango w'abibumbye rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda kwa gatanu muri iyi nama guteza umutekano muke n'intambara
mu gihe u Rwanda ngo rwaba rubikora mu mujyi wo gutera umutwe w'inyeshyamba za 23 inkunga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba biri kubangamira gahunda za perezida wa Amerika Donald Trump zo kugarura amahoro mu karere, mu gihe nyamara perezida Donald Trump nk'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonaga ko intambwe ziri guterwa zaba zari zigiye kugarura cyangwa se gutanga intsinzi mu gushyiraho amahoro. Umuryango w'abibumbye rero mu byakomeje kugenda bivugirwa muri inama, ambasaderi wa Amerika muri Loni bita Mike Waltz yabwiye inama y'umutekano ya Loni ati u Rwanda rurimo kuyobora akarere ndetse no kwiyongera k'umutekano muke n'intambara. Tuzakoresha ibikoresho dufite kugira ngo tubanze dufate abahungabanya amahoro. Iyi nindi ngingo ikomeye cyane yatumye abenshi bibaza byinshi, baravuga bati se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu koko gifite ububasha, ni igihugu gifite ubushobozi, ariko se iri jambo rya Mike Waltz wavugiye mu by'ukuri aya magambo muri iyi nama ryaba ari ijambo ryaba rifite ibyo rizashyira mu bikorwa? Ko yavuze ati u Rwanda rurimo kuyobora akarere mu kwiyongera k'umutekano muke n'intambara. Icyo yongeyeho ati tuzakoresha ibikoresho dufite kugira ngo tubanze dufate abahungabanya amahoro. Nibyo, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari kuberayo intambara muri iki gihugu, ariko kandi niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze gutya, igihugu gikomeye cyane gifite ibikoresho bihagije, icyo kwibaza ni ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye kwivanga muri iyi ntambara mu buryo bwo gutera inkunga ndetse no kuba bakohereza abasirikare nk'uko babitangaza, cyangwa se bavuga bati twe tuzabanza dufate abahungabanya amahoro, cyangwa se hari ubundi buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zirimo guteganya kuba zabikoramo, tukaba mu by'ukuri tugomba kuba twabutegereza ubwo buryo. Ndakubwiye ntibyavugiwe muri iyi nama, ntabwo byari bisanzwe rwose, byari ibintu bikomeye cyane. Dukomeza, Amerika rero ikimara kuvuga iyo ngingo, ndakubwiye ntibyaberaga muri iyi nama, ntabwo byari bisanzwe. Ibihugu byahise bitangira gutekereza, imitwe irashyuha, abantu baratekereza bati se n'iki kigiye gukurikiraho. Reka nkubwire rero ibyakomeje kugenda bivugirwa muri iyi nama nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Ati ibyo inyeshyamba zagezeho byatumye intambara igera ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi cyari gifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka myinshi, bikongera ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kwiyongera mu karere, ikaba ari imirwano nanone imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'abandi babarirwa mu magana bakaba baravuye mu byabo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2025. Hasuzumwaga cyangwa se haganirwaga ku bijyanye nyine naho kugeza uyu munsi ibibazo binageze. Ambasaderi w'umuryango w'abibumbye ariko ku ruhande rw'u Burundi muri uyu muryango, nyine ambasaderi w'u Burundi muri uyu muryango w'abibumbye Maniratanga yagize icyo avuga. Nawe ntago ari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa wenyine wavuze, nk'uko natangiye mbikubwira, hagiye habaho gusubirikanya, hagiye habaho mu by'ukuri kuvuga byinshi. Nabyita ko ari ukuvuga byinshi kuko ibyaganiriwemo aha ngaha ntabwo byari bisanzwe. Nakubwiye ko uruhande rwa Amerika rwari ruhagarariwe n'ubita Mike Waltz, Uburundi bwari buhagarariwe n'ubita Maniratanga Zefari. Yabwiye rero aka kanama k'umutekano amagambo akomeye cyane, cyangwa se naho hari ibyo yaje gutangaza. Yagize ati reka mbabwire neza, kwifata bifite aho bigarukira. Ibi bitero bidashingiye ku bwigenge bikomeje, byaba bigoye cyane kwirinda kongera imbaraga hagati y'ibihugu byacu byombi. Ni ukuvuga ngo uyu Maniratanga aragaragaza yuko igihugu cye cy'u Burundi, akurikije situation ihari, kwifata kuba ingabo z'u Burundi zitaba mu by'ukuri zagira icyo zikora biragoye, kandi ngo hagati y'ibihugu byombi nuvuga ko basanzwe bakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo byanze bikunze hagomba kubaho kongera imbaraga mu kwirinda ndetse no kwirinda hagati y'ibihugu byombi binyuze mu mikoranire. Ahangaha rero Burundi bwari bwongeye gutangaza cyangwa se kugaragariza bitabiriye iyi nama ko bwo budafite gucika intege kandi bukomeje nta mususu. U Rwanda narwo rwagize icyo rutangaza. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni
cyangwa se muri iyi nama y'umuryango w'abibumbye nanone nawe yagize icyo atangaza, bamwita Martin Ngoga. Uyu agifata ijambo yashinje Uburundi kuba bwari bufite gahunda cyangwa se burimo burategura kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, maze agira ati u Rwanda ntabwo ruri kurwana intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ntabwo ruri kurwana intambara na Repubulika y'u Burundi kandi nta mugambi rufite wo kubikora. Martin Ngoga yashinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, anavuga ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa igice cyarwo cy'amasezerano y'amahoro ya Washington. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo nawe yari ahari, ariko tukiri ku byavuzwe na Martin Ngoga, uku kugaragaza ko mu by'ukuri u Rwanda rutari mu ntambara n'u Burundi, ndetse no kugaragaza ko rutari mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, ni bimwe nanone mu byongeye guhindura isura ndetse no kugaragariza mu by'ukuri abari bitabiriye iyi nama ko akiri akazi kenshi. Iki kandi hari byinshi byo gusobanuka, hari byinshi byo gusobanukirwa, ndetse hari na byinshi byo kuganirwaho kugira ngo umwanzuro ugerweho, mu gihe byari bimaze kugaragara ko uwitwa uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Hartez, mu gihe byari bimaze kugaragara ko Maniratunga Zefari ndetse n'uwo bita Martin Ngoga bamaze kuvuga, Trace Kayikwamba yasaga naho ariwe utayiwe cyangwa se nawe yagombaga kuvuga. Ariko uku kuvuga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwari kuje mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarimo ihwema kugaragaza ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo byaba biri guturuka ku Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Trace Kayikwamba Wagner yasabye inama y'umutekano ko igomba gukurikirana u Rwanda. Ngira ngo iyo point urayumva neza cyane, ni point ntoya, ni point itari nini rwose, ariko irimo igisobanuro gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu kanama k'umutekano Tracy Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, adaciye ku ruhande yeruye asaba inama y'umutekano ko igomba gukurikirana u Rwanda, bakora ubutasi, bakoreza intumwa, bagira ibiki, atari ko icyo kigomba kuba cyabaho. Ibyo nabyo biri mu byagiye bivugwamo. Ati tugeze ku gihe cy'ukuri, haba umuryango mpuzamahanga wemeye ko waremeye ko uzasuzugurwa ku mugaragaro cyane cyane n'u Rwanda, cyangwa iyi nama ikamera inshingano zayo guhana byimazeyo by'igihe kirekire cyane nk'uko mu by'ukuri byatangajwe muri iyi nama. Ni ukuvuga ngo Trace Kayikwamba Wagner yavuze ko niba uyu muryango mpuzamahanga utemera agasuzuguro, mu by'ukuri hakwiye kubaho icyo bavuga kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi mu by'ukuri ngo hakabaho ibihano by'igihe kirekire. Uyu kandi yakomeje avuga ko yavuze muri iyi nama ko ibihugu bikwiye mu by'ukuri kuba byakora ibishoboka byose, kandi uyu muryango ukanga agasuzuguro, ugafata umwanzuro ku kibazo kiri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari kwibazwa byinshi ku bijyanye n'iyi dosiye, aho abenshi batekereza ko iyi dosiye ishobora kuba yagira ingaruka zikomeye cyane ku nyungu, ndetse ku nyungu ku bazikoraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi nanone muri iyi nama y'umuryango w'abibumbye mu by'ukuri hari ibindi byaje kuba bimenyekanamo. Umutwe wa 23 wavuze ko ngo ufite inshingano zo kurengera imiryango y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje guhohoterwa by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ngo iterambere ryayo rikaba rije vuba mu burasirazuba bwa Kongo, igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro. Nyuma y'icyumweru kimwe Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bahuye na Trump i Washington, bakemeza ko biyemeje amasezerano y'amahoro ahuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati hari ibyo rero ubuyobozi bwakomeje kugenda butangaza cyangwa se buvuga. Ati turasaba u Rwanda kubahiriza ibyo rwiyemeje ndetse no gukomeza kwemera ibikorwa byo gushyigikira uburenganzira bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurengera ubutaka bwayo ndetse n'uburenganzira bwayo bwo gutumira ingabo z'u Burundi ku butaka bwayo. Uyu ni wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Walters, yabwiye akanama kagizwe n'ibihugu 15, aho yavuze ati turimo kuganira n'impande zose kugira ngo dusabe ko habaho kwifatanya mu kurinda ndetse no gukomeza kwiyongera kw'ibikorwa, harimo no kurinda amagambo y'urwango arwanya bamwe mu baturage. Rero ati icyo kintu nacyo
leta zunze ubumwe za Amerika zagaragaje ko niba kiri mu bishobora gukurura umubano mubi cyangwa se guteza ubwumvikane buke gikwiye kuba cyahagarikwa. Michael Waltz yagize ati leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe cyane kandi zibabajwe cyane n'iki cyorezo cyongeye kuvuka mu burasirazuba bwa Congo. Mu by'ukuri avuga ko Amerika itewe agahinda nabyo. Yabwiye inama y'umutekano ko u Rwanda rufite ububasha bwo kugenzura izi nyeshyamba mubona mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'icyo yise ishami rya politike ry'umutwe w'inyeshyamba bakunze kwita Alliance Fleuve Congo cyangwa se Congo River Alliance. Umutwe rero wavutse mu 2021 cyangwa se wongeye kugaragara. Uyu Michael Waltz yagize ati Kigali imaze imyaka myinshi igira uruhare runini mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa intambara mu burasirazuba bwa Congo, ayitanga ubuyobozi bwa gisirikare ndetse n'ubufasha bwa politike ku ngabo za 23. Ati ingabo z'u Rwanda zatanze ibikoresho n'inkunga y'amahugurwa kuri 23 ndetse no kurwana hamwe na 23 ngo muri iki gihugu hakaba harageze ingabo zigera hagati y'ibihumbi 5 ndetse kugeza ku bihumbi 7 kuva mu ntangiriro z'Ukuboza. Ubwo tuvuze Ukuboza ngira ngo mubyumva ko ni uku kwezi kwa 12 ngo abagera hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 ngo babashije kuba bahagera kama mbaye ngira ngo murimo muragenda mubyumvira ko ibintu birimo biragenda birushaho kugenda bihinduka. U Rwanda ruhakana rwivuye inyuma gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23 kandi rwashinja ingabo za Congo n'iz'u Burundi ko arizo zatumye imirwano yongera kugaruka. Umutwe wa 23 ntabwo uri mu biganiro byahuje Washington ahubwo witabiriye bitandukanye na guverinoma ya Congo byateguwe na Qatar. Nibyo biganiro rero uyu mutwe waje kuba mu by'ukuri witabira cyangwa se gerayo kugira ngo urebe. Naho ibya Doha bigaragara ko uyu mutwe mu by'ukuri wa 23 usa nkaho utabirimo. Radio Okapi rero iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye nayo yatangaje ko Amerika yashimangiye ko u Rwanda rwagize uruhare runini mu gutegura ndetse no gushyira mu ibikorwa by'intambara bimaze iminsi mu burasirazuba bwa Congo. Ngo leta zunze ubumwe za Amerika zaba zashinje u Rwanda kugira uruhare rugaragara mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa intambara mu burasirazuba bwa Congo binyuze mu mutwe wa 23 uhagarariwe na Amerika mu kanama uhagarariye Amerika mu kanama k'umutekano ka Loni. Yamaganye ibi bikorwa ku wa gatanu tariki 12 Ukuboza agaragaza ingaruka zikomeye zabyo muri politike y'isi. Yerekana rwose ko bishobora guteza ugucumba kw'imibanire mpuzamahanga. Uhagarariye Amerika mu kanama k'umutekano ka Loni yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zifite amakuru agaragaza ko perezida w'u Rwanda yagize uruhare runini mu gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa intambara yo mu burasirazuba bwa Congo, aho yatangaga amabwiriza ya gisirikare na politike mu gihe cy'imyaka myinshi. Ngo ingabo z'u Rwanda zatanze inkunga y'ibikoresho n'imyitozo kuri 23 ndetse zohereza ingabo zirenga 5,000 kugeza mu 7,000 mu burasirazuba bwa Congo nk'uko hano tubibona. Nk'uko abivuga mu mezi ashize ngo u Rwanda rwohereje ibisasu byinshi byo mu kirere ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kugira ngo bishyigikire 23 mu kurwanya Congo Kinshasa. Ngo aho igitero gishya cyatangijwe mu mpera z'icyumweru gishize giteye Uvira gihuriyemo n'ingabo mu by'ukuri ngo z'u Rwanda ku rugamba. Ati dufite kandi amakuru agaragaza ko indege zitagira abapilote zakoreshejwe cyane kimwe n'ingabo za 23 n'iz'u Rwanda ndetse n'ibitero bikomeje mu Burundi. Impamvu mba tugomeje kuvugamo gutya nyine harimo umutwe wa 23 ndetse n'u Rwanda ugasanga birakurikiranye. Gusaba kubahiriza amasezerano. Uhagarariye Amerika yamaganye ko aho kugira ngo igihugu gikomeze kugana ku mahoro nk'uko Trump yari yabyiteze, u Rwanda rurimo kuyobora akarere mu nzira y'umutekano muke ruca amasezerano ya Washington binyuze mu gukomeza kuba hari ingabo zarwo zishyigikiye 23. U Rwanda rugomba kwemera uburenganzira bwa Congo bwo kurinda ubutaka bwabwo ndetse no gusaba ko ingabo z'u Rwanda ngo zava mu butumwa. Uhagarariye yavuze ati turimo kuganira n'impande zose kugira ngo dusabe ko habaho ukwifata ndetse no kwirinda ko ibintu bikomeza kwiyongera, cyane cyane gukomera kwabyo bikaba biri kuva mu magambo, aho tugomba gukumira amagambo
ati kandi nanone tugakumira ko ibi bikorwa byiyongera. Iyo ni Amerika. Muri iyi nama rwose bavuzemo byinshi cyangwa se bagarutse kuri byinshi, bagaragaza ko ikibazo cyamaze kuba cyagera ku rundi rwego kandi bikwiye cyangwa se ari cyo gihe ko ibi byahinduka hagafatwa izindi ngamba nshya. Njye rero nari Bosco, iyi ni Region Info, turi tugenda tugana ku musozo, turi ku itariki 13 murabizi z'ukwezi k'Ukuboza. Hanyuma rero ndaza kugaruka mu masaha ari imbere, ubwo ndaza kuba mbabwira n'andi makuru arabagezweho kuri iyo saha. Ngewe nari Bosco, ciao ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza.